nagira ngo mbashimire rero iki gikorwa cyiza mwaje kwitabira muri Mutarama ku itariki ya 17 2026 twateguye igitaramo cyitwa Uwangabiye inka tugendeye ku murage w'u Rwanda uri mu hantu uri mu bantu ndetse uri no mu bintu. Ndabashimiye cyane abantu tubana mu buzima bwa buri munsi mu bikorwa byacu bishinzwe gusigasira umurage w'u Rwanda amateka n'umuco. Uyu munsi rero dufite igikorwa cy'igitaramo dusigasira intore zabaye mu itorero ry'igihugu zigeze mu rwego rw'uko zimaze kuba abashesha kanguhe. Ubwo rero tugiye hariya hano ni mu buryo bw'uko tuba twegeranye umurage uri mu hantu uri mu bantu ndetse uri no mu bintu mu rwego rw'ubuntu tugende no mu bantu mu bantu kugira ngo dusakaze urukundo rwiza rw'abanyarwanda mu buryo bw'uko tugomba kubana mu buzima bwa buri munsi. Ni muri urwo rwego rero tuboneyeho gufata uyu mwanya tugiye gusura umusaza niwo tugiye gutaramira Wangabiye inka, kandi icyo gikorwa ni igikorwa cyiza cy'abakurambere bacu b'intwari bitanze batizigama, tugamije gusangiza abanyarwanda muri rusange nk'uko twabatumiye kugira ngo muze twitabire iki gitaramo. Ni ubwo rwego rero tuboneyeho kubashimira mwese ababyeyi, abana, urubyiruko mwabashije kudufasha muri iki gikorwa kugira ngo tugeze aya magingo tukurikije uyu murage tukiwukurikirana. Ku isoko rero duhora dutaramye, ariko by'umwihariko muri Mutarama ho tuba dufite irage ryo gusigasira ahantu mu bantu ndetse no mu bintu nyarwanda. Ni muri urwo rwego rero nagira ngo dufungure uyu mwanya tujye kureba turaza kuhahurira n'abahanzi benshi bagiye batandukanye, harimo abahamagara amazina y'inka cyane cyane icyo gitaramo kiri bugenderweho cyane. Ubwo rero turi bubonera no kuyita izina, kandi iyo nka ni inka y'abanyarwanda mu rwego rwo gusangizanya gira inka munyarwanda, kandi usanga umwe ashobora kuba ava mu ntara ajya mu yindi, abantu bagasurana bikoreye ndetse bagaturana. Ni muri urwo rwego turi kuzirikana iki gikorwa nk'abahanzi kugira ngo si uko twabuze uko twagenda n'ibingibi biri muri iki gihe, ahubwo nuko turi kuzirikana ibiri mu muco wacu, twagiye tubumbire uwo mwanya dukomeze urwo rugendo dusigasira umuco wacu. Iryo nkuza ya mwezi nyamariya kuje bigango, uri mwiza nkuza ya mwezi yoyi. Mumwaro w'inyange ziroheyeho, uri mwiza nkuza ya mwezi yoyi. Rudugo batumburuka nje magana wose bavyera uhona marambo rwivunisha intaganda. Nkuza kirima yakuje nyamuragi byariho turigenga. Nkuza rudateba n'imbaraga ingano zitungwa n'amakuzo nduterana ibigembe ni muhorando wahamyambuga nari hanganye. Mu mbuga ya muhanda ngaba muhoza ati mbonye umuvunyi muzima nakimisero shego rwamahesha muri ngura babatanura ingomba yengo. Ndi yarwemera nzigo ndi butobwe ntawe ntibuzo gukora nece ku mudagege byo wamana ajyanye na gaparenge tama. Yo mumwaro w'inyange
uw'inyange ziroheyeho uri mwiza nkuza ya mwezi yoye Nyirampeka nawe yaragabanye mu rugamba rw'imihepfo nganiwe ikibumba mvo mu rugamba mbumbe ntanyoye mbumbe bagabaho yoye rutera babuye kukana inzungu mu karambo ndakomwe yo kwa mugenzi rumana mishima timbera n'ibyo mabyagombye muhari wa kiratwa rugirwa imigabo n'abayizi nta mitagamburo nta nama y'abasabira ko baraguza bashyikiwe yoye iryo nkuzo ya mwezi nyamariya kuje bigango uri mwiza nkuzo ya mwezi yoye mu mwaro w'inyange ziroheyeho uri mwiza nkuza ya mwezi yoye ruduga batumburuka nje magana wose babye ruhona marambo rwivunisha intaganda nkuzakirima yakuje nyamuragi byariho turigenga nkuza rudateba n'imbaraga ingano zitungwe n'amakuzo ndutanira ibigembe ni muhorando wahamyambuga narihanganye mu mbuga ya muhanda ngaba muhoza ati mbonye umuvunyi muzima nakimisero shego rwamahesha muri ngure babatanura ingomba yengo ndi yarwemera nzigo ndi butobwe ntawe ntibuzo gukora nice kumudagege byo wamana ajyanye na gaporenge tama mu mwaro w'inyange ziroheyeho uri mwiza nkuza ya mwezi yoye nyirampeka nawe yaragabanye mu rugamba rw'imihepfo nganiwe ikibumba mvo mu rugamba mbumbe ntanyoye mbumbe bagabaho yoye rutera babuye kukana inzungu mu karambo ndakomwe yo kwa mugenzi rumana mishima timbera n'ibyo mabyagombye muhari wa kiratwa rugirwa imigabo n'abayizi nta mitagamburo
nta nama y'abasabira ko baraguza bashyikiwe yoyi iryo nkuzo ya mwezi nyamariye kuje bigango uri mwiza nkuzo ya mwezi yoyi mu mwaro w'inyange uw'inyange ziroheyeho uri mwiza nkuza ya mwezi yoyi ruduga batumburuka nje magana wose bavyera uhana marambo rwivunisha intaganda nkuzakirima yakuje nyamuragi byariho turigenga nkuza rudateba n'imbaraga ingano zitungwe n'amakuzo nduteranira ibigembe ni muhorando wahamyambuga narihanganye mu mbuga ya muhanda ngaba muhoza ati mbonye umuvunyi muzima nacumisere shegu rwamahesha muri ngure babatanura ingomba yengo ndiya rwemera nzigo ndi butobwe ntawe ntibuzo gukora nice ku mudagege wa mwana ajyanye na gaparengeta ama mu mwaro w'inyange uw'inyange ziroheyeho uri mwiza nkuza ya mwezi yoyi nyirampeka nawe yaragabanye mu rugamba rw'imihepfo nganiwe ikibumba mvo mu rugamba mbumbe ntanyoye mbumbe bagabo yoyi rutera babuye rukukana inzungu mu karambo ndakomwe yo kwa mugenzi rumana mishima kimbera n'ibyo mabyagombye muhari wakirata rugirwa imigamo n'abayizi nta mitagamburo nta nama y'abasabira ko baraguza bashyikiwe yoyi iryo nkuzo ya mwezi nyamariye kuje bigango uri mwiza nkuza ya mwezi yoyi
roheyeho uri mwiza nkuza ya sabaga bavandimwe turi kumwe hano mu gikari bamfashe tubanze tubakire. Se muze asindagira ubashe kugera, turagusindagiza ubashe kugera hano. Tumusange hariya. Ubwo rero urabona ko intege ni nkeya, wahaguruka wowe ukibashije na muzehe mbuguje mugahaguruka tukabanza tugakora aya mafunguro. Arahagera ni mumusi naze ni mumuzane none se arahagera. Reka munyu François urabona ko arashaje, wenda ijwi rye ntabwo ribugere ko ariko afite n'ibyaza no kwivugira. Ujambo dusanga mbere ya byose rero byose n'Imana yabikoze, mureke tubaze twiragiza Imana. Kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Uw'inyange ziroheyeho uri mwiza nkuza ya mwezi Rudugo batumburuka nje magana wose bavyera ruhana amarambo rwivunisha intaganda. Nkuza kirima yakuje nyamuragi byariho turigenga. Nkuza rudateba n'imbaraga ingani zitungwe n'amakuzo nduternera ibigembe ni muhorando hamyambuga nari hanganye. Mu mbuga ya muhanda ngaba muhoza ati mbonye umuvunyi muzima nakimiserushego rwamahesha muri ngure babatanura ingomba yengo. Ndi yarwemera nzigo ndi butobwe ntawe ntibuzo gukora nice kumudagege byo wamana janye na gaparengeta ma. Mumwaro w'inyange ziroheyeho uri mwiza nkuza ya mwezi Nyirameka nawe yaragabanye mu rugamba rw'imiheko nganiwe ikibumba mvumba urugamba mbumbe ntanyoye mbumbe bagabo Rutera babuye ariko kanizungu mu karambo ndakomwe yo kwa mugenzi rumana mishima timbera nibyo mabyagombye muhari wakiratwa Rugirwa imigamo n'abayizi namitagamburu Ntanama y'abasabira ko baraguza bashyikiwe nta muntu duheza uzajya abona umwanya azatambuke aze asomeho. Bavandimwe rero duteraniye aha ngaha twanabishimiye, ndabona turagumya tugomeze ku mafunguro ariko tukomeze dusangire, ariko burya nta ngabo zitagira uzihagarariye.
twamaze kubakira kandi twarariye ubwo ngubwo bahagarariye turamumenya ntabwo mwavugira rimwe kuko muba mufite umukuru muri mwebwe. Nyaminani Edouard tuguhaye ijambo muri urugo rwacu. Uracyabaho ntungiye urutoki nsanga nk'abantu twabanye nsanga ni wowe namenye. Amahoro muraho mukomere. Yego Gasira ntavugira kubusa nta n'icyo umuhaye ariko murakoze kuko nk'uko bivuze nitwa Nyaminani Edouard. Twavuye mu kagari ka Gitisi, umurenge ni Bweramana, akarere ni Ruhango. Seko nagerageje ijwi ry'iwanyu ryabaga rirerire ryanyweye inshyushyu numva uvuga gakeya urongorera ariko urabizi akira manze ngo murakoze. Gasira barakoze koko ryajwe ni kurerega Igitisi ntuwazi se. Mu Rwanda murabibona ko n'ibiseke bihari. Ndabona rero twazanye n'abasore n'abakecuru n'abagabo n'abasaza bose barimo. Musaza François inzi niba ndi bushyire nkagerayo yagerayo taza kugera hafi. Hano twaje iwawe kugusura. Twaje ubizi ko twaje kugusura. Ubwo rero muri make icyatuzanye nawe wagira icyo bivugaho. Twebwe twaje iwawe kugusura, twazanye urukundo rurimo byinshi n'amahoro, kandi urabona ko twaje twikwije. Iyo abantu bafite amasaka bakaba bafite umutobe bakaba banangana kuriya baba bafite ikibagenza. Twaje iwawe kugusura tugushaka tugukunze. Ijambo risigaye ni iryawe nawe. Murakoze. Ndabashimye kandi Imana ibanshimire ibintu mwanzaniye mu rugo rwanjye ntabwo ari bibi. Nanjye rero umuvani wanjye kugira ngo anzanire ibyo bintu turasanganywe. Turi abantu dukundana cyane, mbese uyu muvandimwe naramushimye, noneho birushijeho. Mushimye nifuza kumuha inka nk'uko nanjye yayimpaye. Niwe wayimpaye, mbese niwe wayisabiye. Nari narayihawe ndayibura, niko bigenda kuri iki gihe. Bansaba mbese ibyo ndashoboye kubona arabinkorera, mbese ahubwo aranega. Reka rero none turatutse karangiza turamusiza babwira bare nuko ambera ahantu ndashoboye kugera. Aragenda aramvugira ibintu arabintunganyiza ku giti cye, abwira abanyamakuru, mbese niwe wamvugiye nako ibintu biba bitunganye. Babitunganyije bampa inka irunguka irabyara.
mbona iyo nanone nitura uwayimpaye uyu nanone arongera nanone mwishimiye nanjye mbona nanone iyindi nyibonye ninzayiha fetasite nibwo imana yayintunganyiriza nanone iracuka nifuza kuyimuha amashyi n'impundu ku musaza Rukara wavuze igikorwa gikomeye cyane. Aravuze ati inka ndayimuhaye kandi mbishaka, ati kandi mbikunze ku bushake bwe. Umuntu ukora iki gikorwa mu iki gihe w'umusaza ungana gutya, komera mu masaza we, komera. Kasira bavandimwe muri aha ngaha rero ubwo murabyumva, yavuze ijwi rike ariko wenda yavuze ati uyu mwana Vedaste niko yavugaga, ati nabayeho gutya mu buzima bubaho, ati mubwira ko nta nka ngira, ati umwana aramparanganira, ati angira ahakomeye nk'intumwa yanjye, ati inka ndayibona, ati inka maze kuyibona, ati irabyara nditura ku bayimpaye. Iyo nka muze urayimwerekera arayijyana koze rwose, ati n'ubu ngubu niyo nka nagayisiga, ati ngewe nahaye ndahata, ati n'umwana wanjye, ati nk'ibyo nkora, ati ntabwo ayisiga no muri urugo muragenda muyijyanye. Ubwo rero nyamukuru reka mpamagare nk'abo bashumba bacu bayizane munayibone, ntabwo dutanga nk'abatindi, inka murayitwara kandi nabanze bayisohore tunayibereke, nitubaherekeza inka yanyu murayijyana muyijyanye rwose avumera inka yewe Rwema we, avumera inka yewe Rwema we, avumera inka yewe Rwema we, avumera inka mfasha nzarike, avumera inka yewe Rwema we, yego museru ese mpenga kuri avumera inka yewe Rwema we, inka yewe Rwema we, avumera inka yewe Rwema we, iyo yiteye neza amaso y'abantu yagitanga igitugu zikayitengira umuhondo ugahuza abantu inshyushyu yayishyushya nyayo n'ikibamize tubwiza mwaka mwumve hari yumba rwiyamira hatana mpata bugaro iba mu nyambo ziteye hamwe
umunsi yazitanganye kazo zitwaje amacumu meza zibaziyategeye ku biganza zihitiye mu bahesha ko abahungu bamiheza batuje mu ishyamba bari baje neza mu ndorero baraboneza rizira ubugore ntiryasibira ku ruganda bamaze kuranya ryo rwamwa ryikwana ku ntambara kani kumwimizara kuko mutasari yagamira bazindukiye ko baziguruka niko kwita impata bwo ikibamba iheruka rwijema mwigoro rwango timana n'urwimbo n'impeta n'urwego Rwanda bakayirahira ko rwanga guhunga rudahumbira induru mu gutwara urwinde rikagindongo ziyaje mu ndende Iti kundenga bacu bindende urwamute intwari zikwizibiko iherugira biba iherugira kwerekana yanze irimo turayinywera yanka tunayerekana iherugira Rwanda umugabo w'umasha boyoboza ndongoje kuza nsha mishinze Rwanda umugabo wijemo habatinya uruteza mugarwa amabuka impanga z'abiga muzima to n'umushayide shizi wa mwabonye n'ikibamba umushumba wayirajyaga n'urwamba no cyocyaga migambi n'uyitanze kwa migambi akabatanze makabarasiyo muzi inkwazi igomba zigi mugambi rwa mabuka yo kuri ngo inyamingo zayigize umutwari zigitwiko zirayumva zitangura nk'imbaraga zibo imbikira mihigo y'ingangari kamirwa n'ingoma ku nkiko inkuba zigisha guhirika no guhatana ndo rugamba nitsimbuka ku rugamba muragahora n'inka zikinze n'abazikinga gira inka mama we rwa mihera mfizi baterekeye za mihana byuka tujya kubyara ibihogo abanyamahanga bahoze baganya n'inka y'ineza mama we gira inka mama inka n'urukundo n'umubano mama we iwabo w'abantu gira inka nkera we nanubu baracyari ku ruhimbi rwanamiza twagira ngo rero umusaza buseruka na muzehe ubundi tumuzi cyane kuri muzehe Rukara ntabwo ari Rukara kuko ari igikara ahubwo nuko akaze nubwo mubona afite intege nkeya ariko ni intege nkeya z'umubiri ariko mu ntege z'umubano mu bantu no mu rukundo ukurikiye cyane usanga afite intege nyinshi cyane birenze uzumubonana ku mubiri ibyo rero impamvu ngarutse kuri aba basaza babiri muzehe Rukara na muzehe Buseruka ndetse n'uriya musaza uriya Mbuguje nk'uko mubizi nkora ubushakashatsi bushingiye ku murage w'u Rwanda amateka n'umuco umurage uherereye mu bantu umurage uherereye mu hantu ndetse n'umurage uherereye mu bintu nyarwanda aba basaza rero uko ubabona ari batatu hashize imyaka irenga 15 dukorana mu buryo bwo kusigasira uwo murage ubwo rero twari twaratangiriye ahantu mu ahantu habarizwa ingoro ya Ruganzu hano hepfo hari ahantu habarizwa amateka hari amateka y'ingoro ya Ruganzu nicyo cyambere cyaduhuje kubera ko umushinga wacu imbanziza mushinga yayo yitwaga Jugana n'abasaza byari ngombwa ko twegeranya abasaza tureba ufite intege nkeya tukamusanga mu rugo tukamuhuza n'urungano rwe benda kungana bakongera bakaganira kenshi usanga bataheruka kwegerana mu buryo bw'ubutore rero abo twatangiranye bagihagaze mu mubiri ni batatu basigaye muri uwo mushinga wacu bita Jugana n'abasaza hari uwitwa Sekaje Leonard nawe aherutse gutaha vuba na Iridefonse na ndumva ari abo ngabo abo basaza rero nibo twatangiranye umushinga mugari twibaza uburyo urukundo umubano mu bantu ukwiye gusigasirwa hagendeye ku muco nyarwanda rero nibwo muzehe Rukara twaganiriye twiganira ibisanzwe biri mu muco ibiri mu buntu mu bantu akomozaho aravuga ati abajya ku mbuga zino dukoresha muri telefone baze kureba ku mushumba Zempa cyangwa bandike mu Jugana n'abasaza dufite ikiganiro twakoranye kimaze imyaka 7 ni ibintu bibabaje cyane no gumona turi mu byishimo twahawe ariko ushobora gusanga umuntu
witwa yenda ngo yarize cyangwa afite ibyahagarariye mu bantu, abwo ashinzwe kugenda ababuza kubaho cyangwa gutera imbere muri rusange. Ubwo rero tuganira ku by'inka, icyo inka zimariye abantu, ubukungu zifitiye abantu, agaruka avuga ati perezida buriya yagize neza ubwo ibibazo byabaye mu gihugu, ariko bimaze kuba yagaruye ikintu cyiza cyitwa gira inka mu Rwanda. Ati ndetse baranayimpaye ariko si yangezeho, yitsa ameze gutyo. Noneho rero ndavuga ati si yakugezeho, ati byagenze bitese. Ati barayimpaye si yangezeho, ati nagiye ku murenge, ati nagera ku murenge bakambwira ati zana ikiziriko. Ati urabona uko angana kuriya ntago abazi ubucakura buri hanze. Bamusaba ikiziriko, yajyayo bati zana ikiziriko. Noneho aje ikiziriko baza kumusobanura ko ari ruswa y'ibihumbi 20. Noneho ubwo ariko si yarabizi koko yasubiye yajyanye ikiziriko, yagiye ku murenge yajyanye ikiziriko. Noneho ngo baza urabizi ko inka batanze muri gira inka ibyariza umuntu n'undi ikazabyarira undi. Aho ngo icyo kiganiro mu kireba muzabibona uko yabinganizaga, nta nubwo abiziwe, ntago abizi nibyabaye, nta muntu wari ubizi. Noneho rero akomozaho avuga ati perezida yatanze inka, ni ikintu cyiza yakoze, ariko nubwo itangezeho ngenda mushimira. Numva binkoze ku mutima birambabaza. Urumva iyo dukurikirana umurage akenshi ni ibikomere biba ari mu buzima busanzwe, ukanga gukurikirana ibintu bivuga uvuga ati ubwo abantu yenda bahugiye mu bintu, reka ngenge mu mwuka w'ubuntu mbari byo niberamo, kuko ibibi nibyo bihari byinshi kuruta kuba wajya mu kintu cyiza ngo ugikurikirane. Ubwo rero icyo kiganiro gise ku mbuga aho ngiye nkajya nkerekana, ariko aho byeretse nyine akabireba akavuga nta na ruswa irimo. Biza rero kuba ngombwa biza kuba ngombwa rero ko muzehe tuza gukora nk'uko tubisakaza ku mbuga, abantu baza kubibona, baza kuza kumugana nyine iyo nka iraboneka. Ariko icyo ndiho si iyo nka gusabuka, kuko hari na benshi bashobora kuyibonaho amahembe cyangwa uruhu cyangwa bakayibona bubagwa. Ni urukundo rurimo cyane. Rero umurage dukurikirana cyane cyane ukwiye gusigasirwa muri bene wo. Bikunda no kutubabaza. Urabona nk'uyu musaza Buseruka ni umusaza wabaye mu itorero ry'igihugu. Ushobora gusanga urebye muri televiziyo mu bantu 9 9 ukaba umubonamo mu itorero ry'igihugu. Abahagarariye intore mu Rwanda, abahagarariye ubutore, ugasanga umusaza nk'uyu ashaje nko mu cyaro kandi ari umuntu wahagarariye igihugu. Icyo kintu ugasanga hari abahagarariye intore, hari abahagarariye umuco, hari abahagarariye ibintu bitandukanye, ariko umusaza yenda agasazira mu nzu imuvira, kandi ari umuntu wahagaze akaharanira guserukira abantu kuva ku kagari paka ku rwego rw'igihugu. Ibyo bikurikiranye rero usanga abashinzwe yenda guhagararira uwo murage, mwumvize yuko bahagarariye n'umurage w'ubutore mu Rwanda. Ariko gushaka gusanga umuntu w'intore nk'uyu nguyu nk'uko mubibona arabikora busa gihobe, nta kintu bimumariye, kandi ari umuntu ufite umutungo kamere w'igihugu muri we. Kuko umurage dusigasira ni abantu, ni ibintu ndetse n'ahantu by'u Rwanda. Urumva rero abaturage b'u Rwanda nibo ba mbere mu kwitabwaho, tuhereye abashesha kangwe cyane cyane, kuko ubukoroni ni mubi. Ubusanga ushesha kangwe agaragara nk'umuntu ngo wataye imbaraga kandi ari inararibonye. Icyo kintu rero kitakaza umusaza, ukumva ko umusaza ari umuntu wataye imbaraga kandi ageze mu rwego ahubwo rwo kuba yabona wowe ibyo utigize ubona. Ntabwo ari uko ashaje ku mubiri, ahubwo ni uko afite ikamba nk'umukambwe. Ntabwo abantu bose basaza. Iyo agize ayo mahirwe yo gusaza, Imana iba yaramuteretse n'ifite icyo yatumye
asaza kugira ngo uwo murage umugereho abarirwe mu basaza. Icyo rero ndagishimiye cyane, shimira intore mu buzima buri munsi tubana, kandi akenshi ibintu byacu tubikorera mu buntu. Aba bantu mureba hano nta kiguzi gihari, turi kuganirira hamwe, nibyo turimo papa. Iki cyari igitaramo rero twateguye, nk'uko mubizi dufite umushinga mugari bita ku isoko, imbanziriza mushinga yayo ni jya uganira n'abasaza. Iki cyari igitaramo twamenyesheje abantu muri rusange cy'uko tuzatarama muri Mutarama kuri 17 2026 twizihiza umurage uri mu bantu, tugendeye kuri uno musaza wacu François, uburyo nawe umurimo akaba yabashije kuwusigasira, akigaragaza ko no gutanga kugabirana bikihari. Ibyo rero ni umurage aduhaye, kandi iyi nka duhaye ni inka y'u Rwanda, ni inka y'Abanyarwanda. Tubijeje yuko tuzayisangizanya nk'umurage wacu. Twagira ngo rero tubwire ababyeyi bazanye ibiseke bitandukanye, begera umusaza bamuhe izo mpano zigiye zitandukanye. Ariko ibyo mwumva uyu munsi ntabwo ari umunsi watuzanye uyenda ngo gukura ubwatsi, aha ni mu rugo. Twari tuje gushimira muzehe ko kibasha gusigasira umurage mwiza uri mu bantu nyarwanda wo gushimira no gushimirana mu buryo bwo kugabirana. Nagira ngo rero muri uwo mwanya, mu gihe ababyeyi bagiye kugenda batanga impano, nagira ngo umwanya umusaza Buseruka, niwe musaza ubu dusigaranye udukuriye umuryango wacu mugari wo ku isoko. Iyi nka yacu ni inka y'ineza, ariko arayiduhera izina rihamye mu buryo izange ihamagarwamo mu zindi nka mu Rwanda. Murakoze. Erega ubundi n'inkuyu yarigejeje igihe cyo gutangwa. Yego. Mwembi wowe nawe ni mu muco. Oya buri sinda yiguha amaze kuyihamaga. Ndirwego rw'abagabo ndurwangarambe singarambira urugamba nka Rwanda rw'inganizi. Iyo nka bayitira neza amaseri wana yagitanga igitugu zikayitenyegira umuhondo gahuza abantu. Inshyushyu yayishyushya ni sine niho nziza mu Banyarwanda. Mwaka mu bihaye yumba rwiyamira ataranga mu mata bigikakira mu nyambo ziteye hamwe. Umwisi yazigize itanganyika. Ziba zitwaje amacumu meza, ziba zategeye kubigaza zihitiye mu heje kwa abahungu wa meza batuje mu ishyamba, bari baje neza mu ndoro barabonzereza ubugore n'iryasibira ku ruganda. Bamaze kurenya ryo gomwe ryikwana ku ntambara kani kumwimiriza ko kumutaseri bazindukira ko baziguruka. Niko kwita impatabwa bayisine. Inka bigira bibaba bagira Imana nawe ukirinda kuzihita imbere aho hanje imparwa kuraka byarwa. Inka ya runanzi gisiba gushoka. Iza abandi zimarwa n'umuntu mango ziburu zuhira mu muhanga, nta mutasi udashyira inkoni. Mbonye ikunduwe n'ubwiza kandi ari imparwa kuratwa. Nza kuyibanza izina ry'inyamibwa niko kwita inka neza, mugabo ukimbagira n'ubwiza. Maze rero ubu ngubu ahasigaye nuko guha inkuyu. Yego. Nuriya musaza n'inkuyu. Murakoze cyane, muzamurira amashyi n'impundu babyeyi. Amahoro wehe, amahoro wehe, amahoro wehe, amahoro wehe, amahoro wehe. Nyamara wawubanganye impambara, nyamara wawukoze murabumere, ngo yarasha babisha ntibagiye, nyamara wamucitse. mu mwaro w'inyange ziroheyeho
mwiza nkuza ya mwezi yoyi Nyirampeka nawe yaragabanye mu rugamba rw'imiheko nganiwe ikibumba mvumba urugamba mbumbe ntanyoye mbumbe bagabaho yoyi rutera babuye ariko ukana inzungu mu karamba ndakomwe yo kwa mugenzi rumana mishima kimbera n'ibyo mabyagombye muhari wakiratwa rugirwa imigamo n'abayizi nta mitagamburo nta nama y'abasabira ko baraguza bashyikiwe yoyi ganiriye n'umuvandimwe agabiye ntabwo uyu muco na kera wahozeho ariko rero uko uyu musaza angana akaba akizirikana umwana we baganiriye icyo baganiriye namwe mwabibonye burya baravuze ngo aho abagabo basezerana niho bahurira ariko kuri uyu muco twebwe dufite ubu twebwe tukiri bato tungana gute ntabwo uyu muco mbona hari tuwufite nimurebe uyu musaza n'umukecuru uko bangana akaba barazirikanye bati uyu mwana yadukoreye ahubwo se muri twebwe ubu ngubu ntabwo duhindukira tukaryana ugahemukira uwakugiriye neza ugahemukira umuntu wakugiriye neza kandi umuntu yaragukoreye ibishoboka byose ugahindukira ahubwo ugahindukira ukajya kumurya cyangwa ukamugambanira none rero uko uyu musaza n'umukecuru bangana n'intege zabo aka kanyana niba kaba gafite ibihumbi 100 babirya amezi 2 cyangwa 3 ariko barigomwe bati mu ntege zacu niho zifite reka dushimire umuntu watugiriye neza uyu muco rwose twebwe turabona turimo kuwuca kandi wari umuco wa kinyarwanda wa kera muzehe rero wacu utubyara turishimye cyane turanezerewe kubw'igitaramo cyacu cyitwa uwangabiye twagize ibihe byiza rero uyu munsi tariki 17 Mutarama 2026 hano ku isoko ku bushakashatsi twatangiye bw'umurage w'u Rwanda amateka n'umuco gakondo biri mu hantu biri mu bantu ndetse biri no mu hantu uyu munsi nibwo twagize igitaramo gihire cy'uwangabiye inka iyo nka ikaba yitwa Ineza ineza rero y'Imana ineza y'urukundo niyo twateramiye kuri uyu munsi nagira ngo rero nshimire intore zose abavandimwe inshuti ndetse n'abaturanyi bakomeje kutuba hafi muri urugendo rw'ubushakashatsi bw'umurage w'u Rwanda amateka n'umuco bishingiye ku buntu ndetse n'umubano mu bantu mu rwego rwo kwagura
amateka azirikana urukundo. Ni muri ubwo buryo rero nari mpagaze imbere yanyu mbashimira. Byari umunsi wo kujya gushimira uwo mubyeyi, yari ari mu myaka 100, ari mu myaka 100. Icyo kintu rero twabonye inka, ariko tuzanabamenyesha igihe tuzajya gutera ubwatsi. Abatabashije kuhaboneka n'abandi babashe kwitabira iyo tariki tuzayishyira ahagaragara vuba, kugira ngo nitujya gutera ubwatsi muzabashe kwitabira icyo gitaramo. Ni ibyiza rero by'Imana, buragorobye kandi burije, umunsi uciye igihu. Nagira ngo buri umwe wese yishime ku mutima we uko bimushimishije. Njye ni n'ubwa mbere bimbayeho, ni n'ubwa mbere mbibonye, aho umuntu atanga inka akayiguha ukayibona, bakayita izina ukabibona, bakayivuga ukabibona. Ni ibyishimo nagize cyane birenze ibyo nsanzwe mbona. Iki gitaramo rero cyari kiyobowe n'intore zigiye zitandukanye, ntari buvuge mu mazina, zizi ku mutima kubera ubutore bwazo. Mbonereho rero hari intore nkuru ikunze kumba hafi mu buzima bwa buri munsi mu buryo bw'umurage. Nagira ngo ibe hafi aha ngaha, harimo n'ababyeyi badususurutse. Ariko hano dufite na gahunda y'intango, dufite n'ikindi gitaramo, duhora dufite ibitaramo byinshi ku isoko teretse muri twe, kandi mu buryo bw'urukundo bushingiye ku mubano mu bantu, tugendeye ku mibanire myiza abatubanjirije bagiye ibaranga. Ntizimbye rero mu magambo, yenda niba hari undi wagira ikintu atugezaho kuri uyu murage mu buryo bwo kuwushyigikira se. Mbonereho hari abandi bashyitsi twabonye hano baje baturutse kure, hari n'abandi bakiri mu nzira bitewe n'ibi byuma bagendamo batigeze babasha ko tuhera mu gitondo turi kumwe. Ariko hari abantu bahereye ejo nimugoroba turi gutegura iki gitaramo kugeza uyu munsi kuri uyu mugoroba. Abo bantu bose ndi kubashimira kandi bikuye ku mutima. Urugendo rero cyakomeje cyane mu gukomeza gusigasira ubu butwari bugamije kwagura umubano mu bantu ndetse n'urukundo rw'Abanyarwanda rukagera kuri bose. Icyo kintu rero turasaba abantu bakuru ndetse n'urubyiruko, cyane cyane urubyiruko rwo mbona babyumva cyane kuruta abantu bakuru. Badushyigikire mu byo dukora byose, turebere hamwe ubuntu bw'Imana n'uburyo tubana, twagure uwo mubano wo gukomeza kugabirana nk'uko ababyeyi bamwe bakibishingiyeho mu rukundo ruhari. Murakoze rero, murakarama iteka n'iteka, ndabakunda, nzahora mbashimira igihe cyose. Mutera ingabo mu bitugu, ushyigikiye umubano mu bantu ushingiye mu rukundo rw'abantu. Nagira ngo rero mbwire umuntu uhagarariye itorero hano, ntabwo arihagarara ariko ararirangaje imbere, Mukamana na Nyanzira batubanzirize hano, noneho babone kujya kudususurutsa. Mbwira nsanzwe hano ku isoko, dore ko ari ku isonga mu buryo bw'irage. Murare mba numva nta kibazo mfite, byose mba numva nezerewe, ntaba ntaze naba nshonje mba numva nta kibazo. Aho iyo abantu baje nza nihuta cyane, ntawe unyanga, ntawe usubiza inyuma, ubundi ni ukwitetera, tukibyera kwitetero. Imana iduhaye inka y'urukundo, reka tuyibyinire.
mbere nyirabajya inama yehora we haye yehora we nzajya inama nande rukundo mpore yehora we ntimugire ngo ntitwajya yehora we yehora we turacyabijya inama rukundo impore rawe karago kabara yehora we yehora we kaboshye umuhanga rukundo impore mubaze busome musome ku masaka babe nk'inkotanyi turi kumwe muze Dirego ababyeyi mutambuke muze dusome amasaka ntango y'amahoro mwuka byaro mu byaje nkamo impore bazibye ntabwo uzi kuzibura iguha n'abakuru ubwo murahita mudushiriraho rero murakoze cyane nagira ngo rero buri umwe wese yisanzure yisanga dukomeze irirage kandi dusigasira umurage wacu amateka n'umuco Mukamana reka adushyirireho akantu ka morale kugira ngo dukomeze ababasha gusoma basoma tubabwira ko umurage wacu tusigasira mu buryo bwa buri munsi